umuntu wabonye jenoside akanayibamo hari izindi mbaraga abantu barwanye bayihagarika kuko icyo gihe nari umusirikare mu nkotanyi nta nibanga ririmo iki gihe tuvuga ukuri k'umuntu ntacyo umuntu ahisha bagenzi banjye tuziranye nababwira kuri tumba gusa hari intambara y'iminota itarenze 3 n'ibyahabaye barabizi. Niba twarabwiye abana bamariwe imiryango bafite imbunda twabwira tuti ntimwihorere ntimwice abantu barabica ariko mubyirinde bakabyemera. Ariko wa mugani ni ibintu bitari byoroshye nawe wari uzanye n'inkotanyi guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mwabishoboraga gute? Urumva ugeze mu Rwanda usanga nta muntu n'umwe mufitanye isano hari ufite imbunda kandi we banakubwiye wenda ko bamwicishije igikoresho cyica urwagashinyaguro mwabishoboraga gute? Ubwire ngiye kubwira ijambo rikomeye. Kasi episode niko nitwa reka nizere ko umeze neza cyane uko ikibiganiro bya Max TV aho waba uri hose hirya hino no mu Rwanda yaba abari hano mu Rwanda n'abari hanze y'imbibi z'u Rwanda kandi nkomeje buri muntu wese yaba umunyarwanda inshuti z'u Rwanda muri bino bihe bitoroshye byo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 nkomeje kubihanganisha no gukomera muri bino bihe ariko kandi mwibuka yuko tutagomba guheranwa n'agahinda tugomba kwibuka twiyubaka kugira ngo nyine kino gihugu n'ubundi tukigeze aheza nkuko bakoze akazi gakomeye cyane kugira ngo igihugu gikomeze kwaka gikomeze kugira amata n'ubuki ukuri tuzagira ikirenge mu cyabo igihugu tuzakigeze aheza n'ubundi. Ngize amahirwe yo guhura n'umuntu mukuru afite byinshi cyane azi mu rugamba rwo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 ndetse yari no ku murongo w'imbere yari muri abo n'ubundi afite byinshi cyane ari buze kutuganiriza. Uretse icyo kandi n'umushumba urumva hari buze kuzaramo n'ubundi n'ijambo ry'ihumure no kuduhumuriza no kudufasha mu by'ukuri gukomera muri bino bihe. Hari abantu baba bafite agahinda gakomeye cyane haruba yarabuzuwe akaba atazi naho mu by'ukuri yaguye ngo abashe kumushyingura. Hari ufite agahinda gakomeye cyane akeneye mu by'ukuri ko abantu bamuba hafi bakamusengera bakamwibutsa ko Imana imukunda bakamwibutsa ko abantu bamukunda bakamwibutsa ko igihugu kimukunda. Urumva mu by'ukuri n'amahirwe tugize yo kumubona. Ntabwo ndi buzi uyu munsi kumuvuga ahubwo ndamuha umwanya abibwira ikaze kuri Max TV. Ya murakoze cyane ndabashimiye kuri Max TV murakoze cyane kuza kumakanya ndashimira n'Imana yanyemereye kugera hano mu mujyi dore ko ntuye hirya y'umujyi gatoya. Yego. Nejejwe no kubangiza nitwa rero Ntambabazi Jean Baptiste umupasiteri ariho nkaba n'umunyamategeko aho nikorera ku giti cyanjye cyane cyane mu bujyanama ntabwo mboranira kugiye mbafasha kubagira inama no kubayobora aho itegeko ryaberekeza n'icyo bakora kuko si byiza ko nkora mu manza n'abantu bakemura batagombye kujya mu manza. Twe niyo nshingano rero iyo nicyo niko kazi kanjye ka misi yose kubwiriza ubutumwa. Nabonye n'amategeko asaba kubwiriza ubutumwa n'ubundi nje nta gushishikariza abantu kujya mu nkiko ugeze iwanjye ahubwo ngushishikariza kuba bakemura ikibazo iyo ari ibibazo by'imbonezamubano ibintu byoroheje hanyuma nk'aboryanto bagomba kujya aho kazi nkora ka misi yose. Yamurakoze. Ntabwo mukomoje nigeze kuvuga yuko mwari ku murongo w'imbere cyangwa se mwari kuri front line mu rugamba aho numvaga ko burya nta muntu wivuga amakuru yahise nagira mvuga amashyashya burya mu gisirikare n'imyanya myinshi itandukanye hama inshingano nyinshi ariko nari ndi umwe mu babohoje igihugu baka jenoside yakorewe abatutsi nari ndimo gifite imyaka 26 urabona ko umaze gukura cyane nari ndimo mfite ibyo ndimo shinzwe nanjye nabaye muri iyo nzira ndende nza gushinza kuva mu gisirikare nyine muri 2002 mpava barampaye ipeti ringaniye nuko nari nakoze ariko nari mpari ninjiye muri 92 niko natangiye umurimo mvuye iwacu Butare ca mu rugendo rero rwakure n'ibintu bitoroshye ariko aho turi buze kuhagera kwari kugira ngo kugira ngo hari abantu rero nonaha imitima yabo iremereye mu by'ukuri bakeneye ijambo ryiza. Reka dutangize isengesho kugira ngo nabo bantu tubereke Imana bazi no gukurikira ikiganiro mu by'ukuri imitima yabo yamaze isa nkaho yamaze
Mana data wa twese uhoraho, turagushimiye ko ujya ubana natwe muri byose. Mbere na mbere tugushimiye ko watwemereye kuba tukiriho, noneho cya kabiri bana natwe muri kino kiganiro, kandi mwami udufashe uturinde amarangamutima ya muntu n'ibitekerezo by'umuntu, ahubwo uduhe imbaraga, kandi data bazacyumva ndetse n'abandi bose nabo turi gusengera bagiye gukomera ko Kristo twifuza ko Satani ashaka ko dusubira ko twifuza ko tujya imbere. Sabye rero umugisha ku muntu ari we wese, Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mbere y'uko rero muza kutubwira ku rugamba, ku rugendo, iyo nzira ndende mwari mumaze gukomoza uko byari bimeze kugira ngo muhagarike jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Hari abantu nonaha bababaye bafite agahinda, hari ubabaye kubera ko wenda uwe yishwe akaba atazi naho mu by'ukuri bamutaye kugira ngo abashe kumushyingura mu cyubahiro. Uwo nguwo nawe akeneye ijambo ryamuhumuriza, akeneye ijambo mu by'ukuri rishobora gutuma yumva umutima ushobora koroha. Reka tuhere kuri abo ngabo, hanyuma tugenere n'ijambo n'abandi mu by'ukuri, abanyarwanda muri rusange, inshuti z'u Rwanda bose bababaye kubera ibyabaye hano mu Rwanda. Duhere kuri abo ba mbere. Reka nkubwire, ntabwo byoroshye kubona ijambo wabwira umuntu utarabona umuntu. Yego, ikintu kigoranye, yenda mwekera mwari bato, ariko umuntu wabibonye n'amaso akabona uko jenoside ihemberwa, ukabireba, ukareba uko byakozwe. Uyu munsi wa none aho utarabona uwenga mushyingure, n'uwa namushyinguye, kubona amagambo kumuhumuriza ubwabyo ntabwo byoroshye. Bisaba ko ari umuntu ubwe ubanza akakira icyo kintu cyamubayeho nubwo atagikunze. Kuko rimwe na rimwe ni ryari umuntu akomereka cyane. Reka tuvuge nk'umupfakazi, yari afite umugabo umutunze, yari yabyaye abana bashobora kumufasha uyu munsi, biga bafite ubwenge. Iyo akeneye ya maboko akayabura, yagombye kuyabona, cya gikomere kiragaruka. Ibyo biragorana. Iyo utaramushyingura nabyo ni ikindi gikomere. Abo rero kubona amagambo bahumuriza ntabwo ari ibintu byoroshye, gusa uragerageza kugira ngo babyakire, ariko ubwabyo biravunanye. Iyo utarabona yo umushyingure, njye nakoze uko nshoboye kose mu myaka 28 ntabwo ndabona aho mama ari. Ariko abandi bo twarabashyinguye kuko we naramubuze. None ugasanga kiba ari ikintu gikomeye kucyakira kikakurusha, ariko nabagira inama nk'eshatu. Ikintu cya mbere ni ukumva ko nubwo umuntu adahari, kuvuga ngo kuba badahari ubwabyo ni igikomere cyane cyane, ntabwo twabibagirwa. Ariko icya kabiri, iyo ugeze ubwo ukeneye ya maboko, wa mwana w'imfubyi wabuze ababyeyi, hari abana bafite ibikomere byinshi badafite uko yavuga bayivukiyemo. Icyo gihe inama nabagira ni kimwe, ni namwe gusa, ntibyoroshye, ariko hari ikintu utekereza kuba uyu munsi uriho biguha imbaraga no gusaba kubasha guhagarara, bamba guhagarara nubwo utabasimbura mu mutima, ariko ibyo bagukorera nawe ugashaka kunuga nuko abyikorera. Ubwo mbivuze nk'aho ariko ngiye muri mu bapasiteri nabango yasenga akihangana, ariko nta jambo ryo kwihangana abona ubwira umuntu. Kuko urabona nk'urugero, njye harona bibwiye kare, nti umwana wanjye mbaza umwana wanjye umwe akajya mbaza ngo ariko mama ndamureba, mama we ndamubona, we nyuko abahe. Icyo ni ikibazo ugomba gusubiza, kandi ukagisubiza ushaka kubaka umutima w'umwana, utamureba mu rwango no kwangana. Ibyo rero biravuna, icya mbere. Icya kabiri, nibagerageze gusanga abandi bamaze gukira ibikomere. Ntagana ko ibikomere byamareka mbyite ko bitanakiza, ahubwo mbyite ngo hari ibikomere bisa nk'imeze byamaze kuba inkovu. Buri igikomere ugikozeho cyongera gukomereka, ariko inkovu hari ukuntu yoroha. Hari abamaze kubyakira, bajya no mu iterambere, batangira kubaka ejo hazaza. Ni byiza ko ibyo umuntu afite abivuga, burya we bigumanye mu mutima ukarira. Ko muri iki gihe nzi ko abantu badafungura televiziyo, adafungura radiyo, akagenda akiheba, aho ni uguhemuka. Sangira n'abandi umubabaro, egera n'abandi umubabaro, bajye kwibuka ujyeyo, biganiro byumve, noneho ubashe kubana n'abandi bamaze kubohoka, nubwo baba ariko hari urwego bagezemo. Mwebwe wabigenje gute kugira ngo wenda n'uwundi wenda aze kuza kugera ikirenge mu cyawe, kugira ngo wakire ko mama wawe ntabwo wamubonye ngo umushyingure mu cyubahiro nk'uko n'abandi twabashyinguye mu cyubahiro? Wowe niki cyagufashe kugira ngo mu by'ukuri wumve uri kugenda ukira gake gakeya icyo gikomere kitoroshye? Urakoze cyane. Mbere na mbere, umuntu wabonye jenoside akanayibamo,
hari izindi mbaraga abantu barwanye bayihagarika kuko icyo gihe nari umusirikare mu nkotanyi nta nibanga ririmo iki gihe tuvuga ukuri k'umuntu ntacyo umuntu ahisha ariko umuntu wari uyirimo abireba areba urupfu areba iby'imbwa zikora areba ibyo abantu bakoze ureba ibyabayeho hari ubundi mutima ukomeye uba ufite muri wowe no kubyumva kuri iryo jambo buriya kuko wabonye abapfa ugasanga ugiye gukiza yapfuye ibintu byinshi nta reka kugira ngo abakora ikimuti bataza kugira ibindi bikomere bindi ariko abantu babonye ibintu biremereye n'amaso mu babibonye ndimo mu babyitegereje ndimo icyo gihe nabanje kubabara umutima wanjye ariko buhoro buhoro ubwo mbuze umubyeyi haba n'ibindi byose ndavuga se ko kwabuze mperanwe n'agahinda cyangwa nubwo atandeba reka nkore ibyo yagombye kuba agakora mpagarara mu mwanya we niyubake nk'umuntu w'umugabo ejo hanjye habe heza urumva birya bintu bisa nk'ibitandukanye kuko buriya abantu b'abasirikare baba barabonye byinshi ababohoye urugamba babohoye igihugu n'abari ku rugamba abantu babonye ibintu byinshi nkubwire babonye ibintu byinshi udashobora gutekereza babonye ubugome bw'indengakamere babonye abantu bameze nk'inyamaswa hari ibintu umuntu atabona uko anavuga abantu bato bari kuvuka iyo bavuga jenoside ntabwo ariko hari ibintu byabonetse ku buryo nk'iyo filime bayikinnye ku mugaragaro uko byabaye hahamuka abantu benshi kurutaho rero iyo maze kwiyakira nta yindi ntambwe ngiye cyambere ryanje no kungora nanjye ntabwo nabeshya abantu ko niba ko nageze muri 2005 nanjye numva ntakeneye kwijya mu biri gahunda z'abandi keneye uko umuntu abivuga ariko nza kwicara ndatekereza n'undi muntu ngiye mfata umwanya agenyine njya mu rwibutso nditegereza ndareba avuga nti umubyeyi wanjye ahari aruhukira mu mahoro birahagije nta kindi naboneka nzamushyingura nabura nta kundi ikintu kigora umuntu aba yumva afite icyizere ko azamubona ariko yoze ko wamushyinguye wamushyize ahantu mu cyubahiro ntago wongera kugira umutima uhangayitse ibyo rero biravuna ngero kwiyakira ni bya bikomere nanyuzemo ni za ntambara naciyemo ni bya bindi nabonye n'amaso yanjye noneho byatumye sa nk'ugira izo mbaraga ariko absence cyangwa kubura k'umubyeyi wanjye muri ngewe nubwo namushyingura mu cyubahiro ntibura kumbura kumutekereza ariko ntutaramushyingura uhora wibwira ko akiriho ushobora kuba yarahungiye nk'ahandi hantu kuko ntawamwireze ngo ubimenye umutima we ntabwo utuza cyane ariko ugera aho ngaho nk'umuntu w'umugabo nk'umuntu usenga Imana ukavuga ati mubyeyi ndamubuza ubwo niba ariho Imana izamugirire neza niba atera baramwishe ariko wagiye bagaragara hari naho usanga ahubwo tumutongeyeho utamubona no mu rutonde rw'abishwe ugasanga no kuri liste y'abantu we ntagaragaramo cyo urabyakira urangiza ugatera intambwe 3 ngiye kugira ikintu cyambere gikomeye icyambere ni ukubabarira ubundi umuntu utarabara ntagashobora kugirana abana n'igikomere kiva amaraso kuko burya umuntu amaze kubabarira abageze ku rwego wahamaze kurenga cyane ko imbabazi zitangwa n'umuntu ukomeye cyane ko tunaziha abantu batanazidusabye murabyumva cya kabiri no gusanga kandi biragora guha imbabazi umuntu utazigusabye ni ijambo rero gusaba imbabazi gutanga imbabazi ni ibintu by'umunyembaraga nubwo gusaba imbabazi ari by'umunyembaraga ariko no kuziha utazigusabye nibyo by'umunyembaraga ubwo kurenza urareka hari nabuziha ntibarabone ko wazibahaye ariko ukicecekera kuvuga uragira ngo ubohoke bagira ngo wumve uruhutse icya kabiri gusangiza amakuru abantu ntubihishe muri wowe uzarebe niyo twese dukunda amata turayanywa ariko ikivugo tugishyize mu kajerekani ugatinda byo utakozwe hari ukuntu akajerekani kabyimba so ngo ibyo ubitse icyo babikamo cyose byanga byakunda utagisohoye lazima bibastingira muri wowe niyo mpamvu buriya umuntu ukeneye kurwara gucisha mu kanwa kuruka aho kumuha imiti mubuza kuruka ubwo uzamureka ruke kuko niho abasha no koroherwa sinzi niba kubyumva buriya ni byiza rero ko umuntu ahaguruka agasangira na bagenzi be ibimubabaje mu mutima bigasohoka ko buriya dufite ahantu hatatu hatuma amarangamutima yacu asa nk'agenda akemuka cyambere kumunwa ukavuga kabiri ukumva no kureba ntujye kwigunga ngo uzimye televiziyo ngo uzimye radiyo
ahubwo ukurikira uko abandi baganira ugenda ukira gahoro gahoro. Ikindi cya gatatu gituma ubasha kugera kuri ubwo buryo nuko buri gihe urwana n'iterambere kandi ugakora nk'umuntu uzarama igihe kirekire nubwo wapfeje. Nuko umuntu ashobora gukira ibyo bikomere kandi ukumva urababariye kandi ugatangira kujya mu iterambere. Yego. Ikindi cya nyuma kutabona umuntu ngo umurebe mwo mwicanye. Uwabikoze aba hari ariko wifata abana b'umuntu wakoze ibyo bintu utangire ubagire nkaho basa na se kandi bidashoboka. Cyambere kubwo ihangana ukamenya ko icyaha ari gatozi kuko leta y'u Rwanda yabikoze. Bitubujije ko umwana ufite se ufungije jenoside nta shuri bamwima. Icyo runano babakirenge. Witekereza imiryango wakoze ibyo namukomokaho niba byikoreye ku giti cye ariko abana bari innocent nkuko ntabyo banazi. Kugero bituma ubasha kongera kubaho. Icya gatatu bareka amashuri yo kuziko yo kuvuga inkuru zitari zo. Kuri kw'ibintu sobanurira abana bawe neza, vuga ibintu byawe neza kandi ubara mu nzira nziza. Nje nubwo buryo mbonamo ukiri ibyo bikomere nubwo nkubwije ukuri gikomere cya jenoside ntigikira. Banzo nyumve neza. Ntago gikira. Kuko cyakira gute abantu kibakeneye. Ahubwo uko bimera hari ukuntu imaze kugirwa n'inama ubana tubyita kubana n'ibyo bikomere. Kumenya ko hari ikibazo ufite ukamenya no kwiye kubana nacyo. Kandi urangiza cya kibazo ntugishyira imbere nk'iturufu yatuma ugera aho ushaka. Ahubwo ugashakisha andi maboko agufasha kugira ngo nibura kugahinda ntugaheranwe ukabohoka ukajya mu bandi umukecuru kisanzura. Hari icyo bita mu byaro no mu mijyi migoroba y'ababyeyi hari yaje ngo yaba papa no yaraje ukajya mu manama ukaganira n'abandi bantu mugasangira bwa buzima kandi ukumva ko bwikiriho byose bishoboka. Yego. Hari ikintu wari wigeze kuvugaho tugitangira burya nshaka uyu munsi ikiganiro nanakirangiriza ngaho ikintu nari nkeneye nyamukuru nuko hari abantu nyine uyu munsi byibuze bumva ko hari abantu babakunda harano babagira inama hari abantu nabo hari abandi bahuye n'ibyo bafite ibyo bikomere ariko hari uburyo babashije kubana nabyo kugira ngo n'undi nawe abashe kubana nabyo akomeze no gukora yiteza imbere. Ntabwo uyu munsi turi buze kugenda tureba ya mateka kuko akenshi mu mwarabiganirije abantu baragiye babyumva ahubwo turagenda tureba mu by'ukuri bishobora gufasha abantu gukomana muri ibi bihe. Ariko wa mugani ni ibintu bitari byoroshye. Nawe wari uzanye n'inkotanyi guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mwabishoboraga gute? Urumva ugeze mu Rwanda usanga nta muntu n'umwe mufitanye isano hari ufite imbunda kandi we banakubwiye wenda ko bamwicishije igikoresho cyica urwagashinyaguro. Mwabishoboraga gute? Nkubwire kiriya gihe ni inyigisho twari twarahawe. Buriya n'abagiye banabikora n'abari binjiye bamaze basahara n'abahise bayirokoka bahita binjira mu gisirikare. Ariko inyigisho twari twarahawe n'uburere. Kuko niba hari ikintu RPF itaraba RDF tukiri mu ishyamba twigishijwe ikintu cya patriotism. Gukunda igihugu ntago ari gukunda ibihuru n'imisozi irimo. Gukunda igihugu no gukunda abantu bari mu gihugu. Icyo rero imaze kuba umupatriote uri umuntu ukunda igihugu umaze kwigishwa ko twagiraga amahame ngira ngo yagira kuri 7 tugomba kugenderaho program ya RPF ko uyu munsi manifeste bayongera kwari ukurinda abantu n'ibintu byabo. Ibyo bintu rero kuko twarabihagararagaho tukabibamo byatumaga nibura hari inyigisho wahawe. Icyo ni cyambere. Icya kabiri ukongera ukagira ubumuntu watojwe. Burya no umusirikare yiga kurasa no kugira gute ariko akenshi yiga kurasa umwanzi ntiga kurasa umuturage. Ibyo bigatuma ugira ya marangamutima no kwiga noneho bigatuma bwa burakari wari ufite na yakagahinda wari ufite cyane ko njya ruhamya ntatanga. Ariko njye navuye mu Rwanda bagiye kunyica muri 91 barabiza abantu bose twaturanye. Nari mvuye gusenga bakubita inkote ebyiri ku rugi ndabyibuka nsohokera hanze mpita ngenda uko nguko. Urumva ko twagiye dufite ibintu mu mutwe ugize bakurobanuye ntibashe kwiga. Sinigeze mbuwanyuma mu ishuri nahoraga ndi uwa mbere 80 sinzinze 79 hataza reforme ntutsinze kandi ntacyo wabuze. None ukumfite wa mutwe uremere wa mugana ugiye mu gisirikare uhunze ababyeyi bawe bishwe
bakubujije kwiga, bakubujije gutura mu gihugu cyawe, ugize amahirwe ubonye imbunda, wakagarutse wihorera nawe, ariko kubera ko ibyo wigishijwe ntiwihoreye. Nicyo kintu umuntu yibaza, ubwo bupfura n'ubwo bumuntu rero. Ni ukubwigishwa. Ubundi ni ukubwigishwa. Rero mu bintu bya mbere nashimira RPF ni ugutoza abantu kugira ubumuntu. Kubona umuntu ukamwumvamo ko ari umuntu. Urumva mu mutwe wuzuye ibintu byinshi, nzabikora gutya, ariko wamara kwigishwa kuko buriya aya marembo y'amatwi agira akamaro. Ijambo ry'Imana uzindi pastor urabyumva. Ijambo ry'Imana muri Yesaya 50 hari abantu bavuga ngo yampaye ururimi rw'abigishijwe kugira ngo mereshe abarushya amagambo. Ubundi ijambo nizo mbaraga. Rero kumanuka ntago ari ikintu cyari cyoroshye. Kugenda ukabona hari n'abageraga nk'abatuye za hafi ugasanga niyo umuryango we gipfa amaraso aracyashyushye muri ubwo buryo. Wahabire ufite n'imbunda ariko wakwiyubuka icyo wigishijwe. Kuko ntabwo twagira ngo dufashe abantu bose igihugu abantu bagituremo. Abafite amarangamutima batarakugwa n'amarangamutima bagaceceka. Ubikoze nawe agahita yirasa. Undi wabikoze bahita bamufunga. Hari n'ababifungiwe. Nge rero ikintu cyamishoboje nawe birebaga n'amaso, gusa umutima ukaba ari kwifata uti oya, ese niwica abantu uzabana n'abandi. Rega buriya urwo rwego hari abo byanagoraga rwose, ukabona barahahamutse, abantu biyahuza amatabi, abandi biyamata ndavuga n'amasegereti ntabwo ari urumogi, abandi bakanywa inzoga, abandi bagatakaza icyizere cy'ubuzima, ati uwonje kurwanira simubonye. Rero kugira ngo bikemuke baravuze ati ubwo uwo nasize ntamubonye, ariko hari abandi banyarwanda asanze. Nuko ntabwo byari byoroshye. Ndavuga bafite imbunda icira umuriro, rimwe na rimwe ashobora no kugenda batanamureba, ibyo yanabikora nawe yari kwica n'ubundi buryo adakoresheje ya mbunda, ariko ukuki wa mutima wo kubohora igihugu. Buriya ikintu dukwiriye ni ugukunda igihugu. Umuntu wese umaze gukunda igihugu burya abakunda n'abanyagihugu bari yenda navuga muri izo nzira hamwe twajya tunaganira byumva turi kumwe. Nibuka ko hari umwana umwe simuvuga mu izina wasanze ahantu za Buyoga sinzi aherereye, nawe yararokoze kwaza aza yihuta nyine mu kwa gatanu yatugezeho. Je barabashinze abo bantu abona ko araga umurimo. None habonye ati ndagira ngo ukuntu bicane oya twe ntago twicana. Ati ntarinzi ko nje gufata umuro, twe ntago twicana. Twe tubereho gukiza no gushyira igihugu ku murongo. Ibyo rero patriotisme itikunda n'abantu ikarenga ibikubaho ukinjira mu gukiza abandi bantu, kuko nje uruwakamaro kuri je nduwakamaro kuri je. Iyo utakaje umuntu uba utakaje byinshi, kuko ntuzi icyo azakumarira mu buzima. Rero ugihumeka mureka beho, kuko nizo nyungu zawe nawe. Ni igihe gihagije cyo kuba nta muntu wakaba utinyuka uyu munsi gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Wowe nkuko wari umusirikare warabirebaga, iyo wicaye iwawe mu rugo ugafungura telefone kuri murandasi, akenshi na kenshi niho bikunda kugaragara, hari umuntu ugitinyuka akavuga yuko nta jenoside yabaye mu Rwanda. Aho wicaye uratekereza nuko bihakana ku bushake, nuko nta makuru, nuko hari icyo agambiriye, ari umwana muto kubaje icyo kibazo. Kuko ngewe mba ngaruka kubana kubera ko nibo bazagera ikirenge mu cyanyu, nibo bazasigarana kino gihugu, nibo bazusi kivi mwatangiye muvunitse, aho kugira ngo muzasiga igihugu mu by'ukuri ntabo mugisigiye, mugomba nyine kurera urwo rubyiruko gake gake kugira ngo ruzasigarane igihugu neza. Ukumva umuntu aratinyusa aravuze ngo nta jenoside yabaye mu Rwanda. Aho wicaye umwana kubaje icyo kibazo muri mu rugo uri kureba televiziyo, ahubwo ati mbwira impamvu kubera iki hari umuntu ushobora gutinyuka akavuga icyo kintu. Ubundi akenshi bene uyipfobya bayarayikoze. Umuntu upfobya ibyo jenoside bayarayikoze ubundi. Cyambere ku nyungu eshatu kugira ngo atagaragara igisebo cy'ibyo yakoze. Akerekana n'impamvu, akabyita ngo ni massacre, ngo n'abaturage ngo n'abaturage bahuye n'abandi bararwana n'intambara y'abaturage, ariko hari nagambiriye guhisha uruhare yagize. Uwo muntu wagizemo uruhare rero azahora atoza n'abana be yuko nta jenoside yabaye, kuko arashaka kuba umutagatifu mu rugo rwe. Uri murabyumva. Rero umwana wanjye nta kindi musobanura. Ndamubwira nti mwana wanjye ku isi ntago abantu bose bumve kimwe. Ubivuga yakarebye inzibutso ziri mu Rwanda uko zingana, ubivuga yakareba ko na ONU yemeye jenoside, ubivuga yakarebye imfubyi n'abapfakazi n'ababuze ibyabo
akareba ingaruka yarangiza akamenya ko hari n'abandi bafunze muri gereza bafungiwe iyo jenoside bakozwe uyu munsi abana bafite ipfunwe by'ibyabakozwe na basi umwana ukamwigisha ari ukarushaho kumwigisha umujyana he mu gukunda igihugu no kugira ubumuntu nuko jye namusubiza yego reka nongere rero nkugarure muri rwa rugamba rwanyu ntago ndibuze kujyamo ariko nanone abato baba bakeneye kwibuka ayo mateka kugira ngo bibuke mu by'ukuri akazi gakomeye mwakoze kugira ngo muhagarike amaraso yari ari kumeneka muri kino gihugu ibihe bikuru utajya wibagirwa byagusigaye mu mutwe mu rugamba muri iki gihe mwari muje guhagarika jenoside yakorewe abatutsi wumva wasangiza n'abakiri bato cyangwa se wakwibukiranya n'abo mwari muri kumwe icyo gihe mugabo ibintu birakomeye ibintu biba bikomeye ibintu birakomeye kubivuga kuko hari aho ugera ukumva no kubivuga ntibigukundira kuko umva nari mfite imyaka 25 mfite hafi 50 n'ingahe wabonaga ibintu bikomeye sinzi niba mbaza ku rugamba nyirizina umuntu arwana cyangwa umbaza gusa kubona ubwo nukuva ku rugamba kugeza nyine muhagaritse jenoside mugabo cyangwa mubwire abantu babitsa amakuru mu mutwe babura ko bavuga umva bipanze nk'ukuntu ariko rimwe na rimwe ngiye ikintu cya mbere nibuka mu buzima ko yenda ibya 93 tubyihorere twivugira 94 yego kujya kukiza umuntu ugasanga yamaze kumwica ugasanga hari ingabo zakinze ikibaba zitwa ngo nizo u Rwanda ubundi umuntu araya kuba ingabo y'igihugu ariko ugasanga yakinze ikibaba kugira ngo hagire abantu bicwa kugira ngo uzagere kugiye kwicwa umutabara ukabanza gukuraho wahagarikiye intera hamwe icyo gikomere cyari gikaze cyane ugasanga bamwe barashaka kwica ubuzima wowe ushaka gutabara ubuzima wahagera ugasanga biragoye mu ntambara habaye byinshi habaye ibintu bikomeye habaye ibintu birenze habaye impfu nyinshi umuntu yarebaga n'amaso rero kuvuga ngo nabikubwira kireka ari nkayo gahunda dufashe ariko ni ibintu birebire bigoye ikindi kintu nabonye cyambabaje naho wahuraga n'umuntu wamuze sizango ati bigeze umone n'inkotanyi ngo zo gatsindwa zanyenzi ziri hakazi mu maguru kandi ni bari mabwira kandi murahagararanye wamureba ukumva impuhwe kuko utabereho kumukuraho bereho kumwubaha ukamuteka ngo uyobore ati rero ariko urumva icyo kintu ntabwo ndakiranye ati ngambwira wenda rete ukomeze tekereza kugira ngo ngewe urono rugwara umutima rwanjye uyu munsi watungukana tese nta Max TV mubonye nkavuga nti ikora iki abo batumirwa nkavuga amagambo mabi cyane kandi mu by'ukuri uje kumpa ikiganiro ukemera ukicara tukaganira tekereza ubwo bupfura erega twagombaga kurwana tunigisha tunatabara wagombaga gutabara abagiye mu bintu batabizi ukanatabara bari kwicwa yego sinzi niba kubyumva ndi kubyumva nuvuga ngo uramubwira ati ni twebwe ati ndiyo ati mbona kabyara muze muyobora igihugu nyine urumva yabanje gutuka kugira hari igihe yabaga yagututse atekereza ko uwo muntu ashobora kumugirira nawe avuga ati ninsanga ari wa wundi ntabwo babizi reka nkubwire rega niyo mpamvu ugiye nshimira leta y'u Rwanda imaze gushyiraho itorero igashyiraho intore abantu bakiga bakamenya urumva nubwo ugiye kurokora uri kwicwa muri jenoside ariko hari n'umuturage utazi ibintu arimo kuko burya nubwo abantu bishe nta hari abana batagiyeyo nta makuru bari bafite yakubwira gutyo ugahita uti mukecuru sekondi we bigende biti mukecuru ati yo atese ni muri bo yo muze muyobore habyemene yaratwishe nyine ukabona ko nta musimama afite ukamuyobora inzira icyo narakibonye naho ku rugamba byo ntabyo wabona uvuga se wavuga ibiki ku rugamba rwo ruraremereye gusa bagenzi banjye tuziranye nababwira kuri tumba gusa bakamenya kuri tumba hasi turutse wegera kuri tumba barahazi bazi byahabaye icyo gihe duciremo gatoya reka rugamba ibintu byo ku rugamba ubivuga gusa ko Imana yahabaye harabazi igihe mugambazi ntabwo ntageze ku bagenzi banjye harabahise bakomeza njyaho nari ndi bahise banyuza mu kindi kihe nari ndimo ariko bibuka ko hari intambara y'iminota itarenze 3 n'ibyahabaye barabizi nagira ngo mbibutse nibutse na wa muntu waje ari ku ngorofani bamurashe ku bwenge sura cyahumeka hari ndamushuje baretse nkarekeraho ngaho katurekeraho kuko byaragoye n'ibintu umuntu avuga rimwe na rimwe ibyo ku rugamba bavandimwe nimushaka
mujye mwubaha abantu bose babohoye igihugu ko batanze ibitambo birenze ibikenewe. Ibaze kurokora uwicwa no kwigisha utazi igice aherereyemo. Ikintu cyari kigoye, inzara se, inyota se, wari watungwa n'agakombe k'ibigori umunsi umwe, ariko ukumva ufite ishyaka kwikorera ibintu biremereye, turirimba ngo babiri bapfa abandi bose tuzagera i Kigali, wumva ugiye kurokora, ukumva ufite ifuhe. Dufata abana bari basigaye ntiwarebaga ngo uyu n'umuhutu n'umututsi, abana bari abana bose ukabazana, icyo cyose ugasanga harimo kwigisha. Nicyo nashaka kubwira. Rero ni ibintu birebire, gusa nibutse uwo muntu wari ku ngorofani yibuko twanaganire bamurashe mwita ko ndamushuhuje niba kiriho simbizi kubera ko twaratandukanye turi benshi, ariko nkubwire muvandi yayikurikiye ribaro wariraye, inzara, inyota, izuba, guca ahantu hagoye, kandi kumva ko nta kintu kidashoboka. Mu bintu nigiye mu nkotanyi nkiga mu gisirikare, nta kintu kidashoboka, nta kintu kidashoboka ku isi. Ikintu cyose wakigeraho, ikintu cyose wakigeraho. Rero ubwo urumva n'ibikomere byinshi n'ibirebire, ntiwavuga ibya Ruhengeri, ntiwavuga ni byinshi bya Nyamagabe ntahageze, ariko habahageze oya mateka y'urugamba. Ariko ngira ngo nibwira ko abahanga benshi bari kwitegura kwandika ibitabo noneho bifite ko byo tuvuze, twandika abantu bakavuga amayira bagiye banyuramo kugira ngo tugere kuri iyi ntsinzi. Niyo mpamvu Nyakubahwa Perezida yasobanuye ya jambo nyine, kandi bigaragara ko igihugu cyacu kigomba kugira tuvuze mu kigihe. Yego, turi kugenda tugana no ku musozo. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame ubwo yari ari imbere yanyu abarongoye kugira ngo muze guhagarika jenoside yakorewe abatutsi nk'abasirikare, ijambo rya morali cyangwa se ikintu mutazigera mwibagirwa ubwo mwari muri kuri uwo murongo cyangwa se kuri urwo rugamba muri kuza kubohora igihugu, cyangwa se wenda mugeze mwe imbere mutajya mwibagirwa? Ni uguhagarika abicanyi no kubohora igihugu cy'Abanyarwanda. Nibyo nakundaga kuvuga, morali iri hejuru, twende tukomboye yinshi n'abana yinshi, cyita dukize igihugu n'abanyagihugu. Yari morali, kandi ukumva ko niyo wanapfa uri intwari, ukuri murabohora igihugu, ugikuraho ubutegetsi bw'igitugu, ukiza abari gupfa. Iyo morali twarayihoranaga, nta gucika intege, ukavuga uti ntacyo nshaka njye rimwe, nishaka mpore na kino kibazo. Ariko yego, yandi jambo twahoraga dutekereza. Yego, genera rero ubutumwa abanyarwanda, inshuti z'u Rwanda, amahanga akunda u Rwanda muri ino minsi 100 yo kwibuka abatutsi bishwe muri jenoside mu 1994. Ubutumwa icya mbere, abarokotse jenoside nibiyubake kandi biyubaka, boye guheranwa n'ibikomere, ahubwo bafata amateka yabayeho bayabyaza umusaruro mu kugera mu iterambere. Icyo ni icya mbere. Hanyuma abayikoze nabo nibihane, bemera icyaha,